ahwe bakunzi ba Tite Kamanzi official ndabasuhuje mugubwe neza. Nari mpfuye muri iki gitondo ariko cyari kinyishe n'ubwoba bw'ibintu byari bimbayeho byari birangiye. Nawe witonde nicyo nje kubwira kugira ngo bitakurangirana. Cyo ni cyambere ngiye kukubwira. Icya kabiri ni kijyanye no kugurisha payi. Ndabasabye mu ntiza amatwi mbabwire aka gakuru ko kugurisha payi. Kambanze mbabwire ukuntu nari ndangiye burundu ndabita burundu. Yego si burundu cyane hako nari mpfuye nari ngiye byo bita gupfa ariko. Birababaza. Ntabwo nari gupfa ngo mpere umwuka. Hako nari kujya mpfa mpagaze cyangwa se ngenda. Nagize mpiga passphrase zanjye ahantu zari ziri. Ndazibura kandi narinzi neza aho ziri. Ncunze neza nsanga ninge wazisibye. Nige wazisibye ntabibo. Hari ukuntu bika ahantu ugasanga mutwe wasukuye muri telefone nkora isuku sanga narabisukuye nyabusa. Noneho kubera ko ninjiramo nkoresheje fingerprint mwumve namwe gahona mamunwa kambyukiye. Hari ahantu hige ziriya muri wallet usanga ziri ziba zibitse zihidinze zihishe ugakanda kuri show ukazigaragaza ukazibona. Mbabwiza ukuri noneho agahomunwa kari kambayemo na fingerprint yari yanze nayishyiragamo bakambwira ngo sinigeze nyemezamo. Bivuze iki? Bivuze ngo niba ifite n'igihe imara kuri passphrase nagombaga gusubizamo ya passphrase nkongera nkayemeza kuri fingerprint bushyashya kubera ko nkoresha fingerprint. None passphrase ndazibuze, fingerprint iranze, navuze si inkenya byajyanye. Ndumiwe ngiye kumva numva ikintu kinkubise mu mutima. Ngiye kumva numva umugongo uratitira. Kubera iki? Isaha n'isaha payi zanjye zishobora kuba migrated kuko mazigiye muri tentative kandi barimo barakura abantu muri tentative. Hari abamaze mu mwaka, hari abamaze mu kwezi, gemazemo amezi 3 arajya kuba 4. Kandi ni payi 824 zari zigiye. Ndababwiriye iki? Ubwo mpuse vuba nkora wallet nshyashya ariko bizongere biburi yakaraka. Murumva ntari ndangiye gupfusha. Urumva nari mpfushije payi 824 ako gahinda. Murumva nari kuzagakizwa n'iki? Noneho nari kuba nkiteye. Umunsi umwe mw'abantu mwe nagize ntyanubura umutwe mutikura ku kizingiti cy'urugi ariko ndababara. None ndi kumwe n'abantu bati impore ndahindukira mbareba ikijisho. Mwibazi yaza kuba ari umuntu wari ubinteye, ari umuntu wari ubinkoze ukuntu twari kumerana. Ibaza ari wowe. Noneho nabuze icyo nkora kuko yari ngi aha siko byari byamera. Wajya ubabara noneho wajya ubabara ko zagiye ukanababazwa nuko ari wowe wabiteye. Agahinda witeye ukuntu kaba kabi. Icyambere ubura umuntu ugatura biguheramo bikakurya. Ngibyo byari bimbayeho ariko numvise nigaye byo kwigaya ariko nakoze isuku muri telefone ibintu byinshi biragenda niyo mari yanjye igendamo passphrase zanjye. Ndaburira abantu benshi yuko bazahura n'uruva gusenya bisenyeye ari bo barwisenyeye. Urwishigishiye uzarwishigishira azarusoma mu yandi magambo.
nibyo byari bimbayeho, kandi ibi bintu ni umuburo numvise nshobora kuburira bagenzi banjye. Bitari ibyo ayiga nyagasani, ibyababaho ni ibindi bindi, n'agahomamunwa, ni ibintu ntabifuriza. Yego, ikindi andi makuru ngira ngo mbaheho ntarajya ku nkuru yo kugurisha payi. Ejo umuntu yarampamagaye ari Ihuye, ambwira yuko yarebye payi ze zari zarimutse, zimaze iminsi zarimutse 54 ngira ngo, asanga bazibye. Zibwe nande wareti birimo muri imbere, ariko ntazi aho baciye. Reka mbasaba ikintu ba pioneers, niba bakwibye payi, niba nako ugiye muri email, siga ukoze log out, ku buryo kwinjiramo bigusaba password. Uwo ari we wese iyo usize urangaje kandi hujwe na payi, binjiramo niba yigwaho, kubw'amahirwe bagahakinga password yawe bakayimenya, cyangwa se bakinjiramo babona irangaye. Icya kabiri, Facebook account zacu tugomba kuzisigning out, tukagisiga ifunze, ukamenya password ya Facebook yawe, nujya kwinjiraho ugasiga ufunze usohotsemo. Ikindi, guhindura password ya payi ni ikintu cy'ingenzi cyane, abo bikundira. Nibitagukundira ublocking Facebook yawe ndetse na email yawe, kandi urinde passphrase zawe na wallet zawe. Nibitabibyo ndakurahiye abantu bazaturangiza, ntaramenya ngo baciye. Ubwo rero nutugana tugufasha kwandikira kwa team, reportinga vuba bigishoboka. Bitabaye ibizo payi zose ntabwo uzasobanura ukuntu wazohereje cyangwa wowe wazoherereje. Niba ari wallet yo hanze se kandi bibujijwe, zagenda ariko birabujijwe. Igenzura niba bibona, niyo mpamvu mugomba kugira ubwoba mukaripotinga hakiri kare. Cyambere izo payi ntabyo isobanura bavuga ko waguraga cyangwa wagurishaga, narabibabwiye mu kiganiro cyejo, ibyemewe n'ibitemewe kugura no kugurisha. Mbonereho kugaruka kuri ingingo ya kabiri nyine tujye kuganiraho, ari insorizaho ku bijyanye no kugurisha payi. Hano mu Rwanda dufite abantu buzuye ubugegera bari mu kuzigura ngo barazigura ku mafaranga 1000, nyamara bararutwa n'uyu muntu wagaragaye ufite account yitiriye Payi Network atariyo, uvuga yuko azigura ku madolari 90 payi imwe. Madolari 90 hari ubwo na mafaranga ngahe? Ni 126 uvunjiye ku 1400 dolari rivunja madolari 90, 126. Nibe n'uyu nguyu noneho uyu muntu aravuga yuko azigura ngo ku giciro cya I buy Pi coin at good rate, ati ndagura payi ku giciro cyiza. Payi imwe ni amadolari 90, payi ijana ni amadolari 90. Message me directly, nyandikira rwose vuba vuba. Ako barabashuka, ntimubyemere. Gusa nusonza wemerewe. Uyu muntu urabona nta bazungu, ni ndengamipaka kandi birabujijwe. Uramenye. Ejo hari uwambajije ati Kamanzi, maze gutanga ikiganiro cyo kugurisha payi, urabishyigikiye? Oya, mbabere no mu mucyo. Cyo nshyigikiye ni ukuziguramo ibicuruzwa cyangwa serivisi, no kuzihererekanya biremewe. No se wazihererekanya baguha umucanga cyangwa mugira sibyo? Nk'umuntu warokinze 100% kandi zikaba zabaye migrated kugira ngo mufasha agira icyo yigurira yishyuye payi, nazimuha nyine, ibyo biremewe. Ariko kubw'amayeri ushobora kuzimuha ugira uti ndagura ibintu, ariko ku gaciro ka GCV twabonye kemejwe guhera mu kwezi kwa 5, bagupfobeje niba batabikurikije, basi bagupfobeje bakakugurira kuri make ukazitanga bakaguha amafaranga, bikitwa ko waguze kugira ngo ugire icyo wimarira. Wabikora utagurishije payi yose, ahubwo ukazitanga mu byiciro, ariko ntibaguhera amafaranga 1000, ahubwo bakaba baguhera naye nibe naya ngaye 126, ariko ukapfa gupfa nyine, ugapfa gupfa ariko ugapfa neza.
utapfuye nabi ejo batazakugiraho ingaruka. Ntabwo rero nshyigikiye kugurisha payi, ariko uruburaburize nimunazihererekanya ku bw'amayeri babaha amafaranga, nibabahe ku giciro kiri hejuru, nibura be kubahenda. Kandi mwe kwitiranya konte za Dr Nicolas cyangwa kwa team cyangwa Pi Network ngo mwemere mucatinge n'uyu muntu mubona aho, kuko ushobora kuzimwohereza ntagire n'icyo aguha, kereka umuntu muri kumwe kandi nabwo mukabikora bitari bubegereho ingaruka. Naho ubundi kugurisha payi simbishyigikiye, ahubwo nshyigikiye ko uzigurana ibicuruzwa cyangwa serivisi, ukanyishyura nkaguha igicuruzwa cyangwa serivisi, nibyo nshyigikiye. Ariko niba wumva winaniwe, aho kugira ngo wishore nabi, ambara agakingirizo ko kuvuga ngo nzihaye mugenzi wanjye warokinze 100% kubera ko atafite icyo akoresha, ariko kuzimuha kandi nawe azifite. Witonde kereka niba afite ibicuruzwa acuruza, kandi niba ari ibicuruzwa acuruza, nibi bababwiraga ngo mwiyandikishe muri Map of Pi kugira ngo nunazitanga bigaragare ko ushobora kuba ni wa muntu wiyandikishe muri Map of Pi, kumba aracuruza, hari ibyo acuruza. Ako kantu murakumva, mushobora no gufenta mukagira ikintu mwifotorezaho, mukandika, mugafotora inzu mukayifotorezaho nk'uko abanyafilipine n'abandi bashinwa mu gihugu babikora, mukayifotorezaho mugaragaza ko mwayiguze. Yes, nyamara ubwo ndabarabuye. Noneho inzu pe payi imwe wayimuha kubera yuko byitwa ko mwayiguze, mugafata iyo nzu mukayifotorezaho mukabyohereza muri Fireside. Hariya mubona babipostinga, hariya umaze kumayininga hariya hasi, biriya byose niko babikora. Bite byanyu banyarwandakazi, muve mu bintu. No. Naho payi zifite agaciro, barazihiga, naho nuzohereza umuntu utazi urebe na nyoni. Hanyuma rero urinde umutekano wa konte yawe. Ishyano ryari ringuyeho, nawe ndabigusangije ngo bigufashe. Naho ubundi naringiye naho nawe ugurisha ko wiboneye, koresha amayeri. Nudakoresha amayeri ibizakubaho ntuzambwire. Hanyuma nsoze mbabwira ngo mujye mwumva iki kiganiro umunota ku munota kugeza musoje. Nibitabibyo nukuri pe urunyuze munsi namenye icyo uri imbere, nyamuna ajya gukurikira Titeka Manzi Official ukabyarawe. Nyamuna niba utarakora subscribe uyikore, niba ngo mudukandire no kuri like hanyuma no muri comment twandikire, turabisoma tukabasubiza muri comment mujya mubibonamo. Hanyuma mukomeze mudushyigikire gutyo, musharinge, kandi kusharinga no guhererekanya ikiganiro kikagera ku bandi. Nsoze mbibutsa yuko abakeneye kubafasha gusubiza konte za payi zabo muri payi, kuzisubiza ku murongo, turabikora. Ikintu hamagara ikora, uraduhamagara ukatubaza twakubona gute, mudufasha, turasabwa iki. Yego, ndi hano mu mujyi wa Kigali niho nkorera. Yego, hanyuma umpamagare umbaze. Hanyuma hano kuri description munsi ya titre nyine haba hari link duhurizaho abakeneye amahugurwa. Uyu munsi turabaha liste, ejo nibagiye kuyibaha mu mbabarire. Hanyuma kuwa gatandatu nibwo tuzakora amahugurwa. Dufite sale yakira abantu 30, ubwo nibo tuzakira bwa mbere, abandi tubakire ku cyumweru. Ubwo abambere nabo. Hanyuma amahugurwa kuyitabira twahisemo kubaha promotion katubaye promotion. Amahugurwa twagabanyije mu bice 3. Hanyuma ariko muri ibyo bice 3 buri gice, buri somo na amafaranga 1000 kuri gitabira. Abandi kubasanzwe badasanzwe ni 2. Ariko ibyo twabikuyeho, ahubwo gahunda iteye itya: umuntu ugomba kwitabira ayo masomo wese yose agomba kuza yikwisha umutwe yawubambye. Isomo tuzaritangira rimwe, ariko buri wese yishyura amafaranga 2000. Ubwuzi ko yaje mbere wese azishyura 1000 gusa kugira ngo akomerezeho. Azishyura 1000 gusa, hanyuma abandi utaraza na rimwe, buri wese mbese ubwo guhugurwa ni 2000 gusa, tukamwigisha ayo masomo yose. Kandi tufite urubuga tugomba kubahurizaho,
tugomba gukomerezayo tuyakarishya, ariko twayatangiye rimwe tukayavimuzi umva. Uwo munsi kandi nta kwakira abantu kereka amahugurwa arangiye. Hanyuma ni ugutangira saa 7 zuzuye, isomo tukaripfundikira. Ni irihe somo rero? Ngiri isomo rya mbere, uko tuzajya dushyiramo pause, nuko wakwiyandikisha muri Pi Network intambwe ku ntambwe nta makosa ushyizemo. Hanyuma tukiga nanone isomo rya kabiri, uko bakora verifications na mainnet checklist, ku buryo nawe ushobora kubyikorera no kubikorera abandi. Icyo ni igice cya mbere cy'amasomo twigisha. Igice cya kabiri, kumenya no kuzuza ibikubiye kuri dashboard ya Pi Network. Harimo kumenya ururimi barushakira hehe rwo Pi ikoresha, chat harimo iki, babikora bate, security sako bayikora gute, referral team iba hehe, bimaze iki, mining rate ni ibiki, bimaze iki. Icyo ni igice cya mbere cya kabiri cy'amasomo dutanga. Isomo rya gatatu ari naryo rya nyuma, uko bakora KYC idafite amakosa, intambwe ku ntambwe igahita yemerwa. Hanyuma bikaba nanone hashamikiyeho uko wishyura cyangwa ukishyurwa hakoreshejwe P-coins cyangwa se Pi, no gukora lockup ya kabiri mujya mwumva. Ubwo rero tuzakomereza amasomo kuwa gatandatu hariya muri etage yo kwa Rubangura, ku nyubako yo kwa Rubangura muri etage ya 4, umuryango wa 404. Ubwo murabyumvise, waje bwa mbere azishyura 1000 gusa, waje kuri 14 azishyura 1000 gusa. Hanyuma uzaza ari ubwa mbere azabaje azishyura 2, kandi ayo masomo yose tuyige. Hanyuma dukomereze kuri groupe tuzabahurizaho, tugomba kubahurizaho, tuzajya dukomeza kwibukiranya. Hanyuma tuzongera gutegura andi masomo buri weekend. Ubwo nitubona ari benshi, ubwo 30 ba mbere bamenye ko bazahugurwa kuwa gatandatu, abandi bakurikira ahubwo ni ku cyumweru. Ese ubwo si ibyo ngibyo? Hanyuma mukaduhamagara tukababwira uko tubafasha kuzuza izo konte zanyu zigifite ibibazo, kugira ngo Open Mainnet yejo bundi kwa 12 nibizaba, ariko hari ibimenyetso bigaragara ko ishobora kuba pre-mainnet nkuko byanditswe muri white paper. Nongeye kuyisubiramo ejo bundi narabyiboneye kwiteganijwe, kandi ntibarayihakana, ntago barayiduhakanira ngayo nguko. Ubwo rero mwitege, umuntu wese uzi ko afite KYC akaba zikatujuje ibisabwa, ndamubabariye. Hari utazamubabarira, ariko nge mbaye mubabariye, kuko ameze nk'umuntu wicaye hejuru y'igiti y'ishami ryacitse, isaha n'isaha ryahanuka mu ruzi harimo ingona, kandi muri iryo shami nawe harimo inzoka. Uri kuki wicariye iki? Yego nyagasani. Ngaho murabeho, mugubwe neza mu mining, muhaye muronke, kandi mukomeze mugwiza ubugiri n'ubugingo.